urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Aleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha tubwira ngo urukundo rwe ruritanga. Turasoma muri Yohana ibice 15 umurongo wa 13, haravuga ngo ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Haleluya. Umurongo wacu ufungura wibutsa amagambo umwuka yahumekeye intumwa Pawulo mu Baroma ibice 5 umurongo wa 8, avuga ati ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Tekereza ku rukundo rutuma umuntu yitangaho igitambo. Yaciriweho iteka mu mwanya wacu. Nta gitangaza ko Bibiliya ivuga iti nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ibi tubisoma mu Baroma ibice 8 umurongo wa 1. Ijambo ryasemuwe ngo nta teka bazacirwaho rinavuga gucirwa urubanza. Yesu yaciriwe urubanza mu cyimbo cyacu. Haleluya. Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 19 NIV havuga hati kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ibi warabibonye. Imana ntibara ku bantu ibicumuro byabo kuko yabishize kuri Yesu. Yesu yahindutse uwikorera ibyaha. Muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 24 habisobanura biruseho hagira hati ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 24. Niyo mpamvu igihe dusengera abanyabyaha dusaba ko bashobora kugera kwishurirwa Imana yatanze, ko Kristo yikoreye ibyaha byabo bityo bakaba batagikeneye kubaho mu byaha ukundi. Haleluya. Mu Bakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 14 haravuga hati urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Ibi byemeranya n'amategeko n'ukuri rwose. Yapfiriye buri wese, bityo rero buri wese yarapfuye. Umurongo wa 15 uravuga uti kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Ntukabeho ku bwawe, ahubwo baho ku bwe. Nicyo gisubizo gikwiye ku rukundo rwe rwatumye akwitangira. Imana ishimwe cyane. Kadufatanyirize hamwe dusengere isengesho. Ndavuga nawe usubire muti data mwiza, ndagushimira igitambo kitabona ikiguzi cya Yesu Kristo wikoreye ibicumuro byacu agacirwa urubanza rwari urwacu. Ndagushimira ko wiyunze n'abari mu isi, none tukaba dufite umurimo wo kukunga n'abandi ngo dusangire nabo uku kuri mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Baroma ibice 6 umurongo wa 6, Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 21 n'Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 20. Niba rero wakurikiye iyi nyigisho ya none ariko ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kubikora muri iri sengesho rigiye gukurikiraho kugira ngo wakirwe mu muryango w'abana b'Imana kandi bidasanzwe bitangire bigaragare mu buzima bwawe. Murakoze, naho ubutaha muri umugisha cyane. Oh haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo.
ariko mwene data ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti: umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.